rutayizamu kuki atagiye kuko abafana bahita bagira impungenge bakagira ngo ni ikibazo wenda gikomeye cyatumye batagenda ariko reka tubamara impungenge yarahageze arahari twarahageranye ku isaha y'isa 7:45 tugeze hano ubuyobozi bwa Rayon Sport bwahise buza kureba abo bakinnyi bambaye neza kumwe ikipe yagiye yambaye mu myenda myiza uko ari batanu bahita babafata babajyana kuri Onomo Hotel ahacumbitse ekipe ya Rayon Sport bakomeza kuba hamwe n'abandi cyangwa se bahita bakomeza urugendo rwo kwitegura uyu mukino na bagenzi babo. Umwuka ni mwiza bo mu ndege twanageragezaga kuganira situnge natinze kuri rutayizamu Habimana Yves mubwira nti abavandimwe dukorana bagutaziriye Rutsiro bitewe n'ibitangaza wakoreye muri Rutsiro byanatumye werekeza mu ikipe ya Rayon Sport ntekereza ko byari ugukabya inzozi abakinnyi bacu tarasoka ngo ajye hanze burya kunyura mu ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR benshi biba ari inzozi kuri bo. Abo bakinnyi rero batanu basanze abandi information nahita ntanga kuri aba bakinnyi batanu murumva yuko hari imyitozo yakozwe bataraza kuko Rayon Sport twe turi gutegura urugendo mu gitondo mu masaha y'isa 4 bakoze imyitozo birumva kana abo bakinnyi bahise basiba iyo myitozo bahageze rero uwitwa Mwambari Serge fitness coaching watangiye kugaragaza icyo reyizamukuramo watangiye kugaragaza ibyo azani ikipe ya Rayon Sport yahise ababwira ati gahunda ni mufata amafunguro ku isaha y'isa 8 muraruhuka amasaha 3 meza cyane ku isaha y'isa 11 turaduhuriye muri gym uwitwa Fabrice Nshimiyimana defender arangeraho saa 11:05 nyuma gato y'isaha singira uwonza kubaza ngo ko ntamubona aracyari mu cyumba mbe mbareba mwegereye ku muryango wa gym umwana agezemo namwe muhite mufatiraho bivuga ngo Fabrice yinjiye mbere hari uko umutoza wa fitness yajya kurikirana amakuru yamwifuzaga mbere y'abandi aramubwira ati dukore bakorana isaha abandi bahita binjira nabo uko ari 4 arabakoresha barimo Habimana Yves harimo Rushema Chris Harerimana Abdulaziz Rivaldo ndetse na Mugisha Yves. Munyemerere nsubira inyuma rero gatoya kuko turagendana etape par etape. Ubwo mbere yuko tuhagera mu masaha y'isa 7 abakinnyi ndetse na delegation y'ikipe ya Rayon Sport yobowe na President Tade n'abamugaragiye murabyibuka hari abayobozi bagiye bazana na equipe Liliane nk'umuyobozi murabizi ko arimo yanatanzwe nka CEO mbere yuko aya marushanwa atangira mu buryo bwo kuzuza inzego hari Rambo na Eric nawe ari mu buyobozi ndetse n'abandi baherekeje equipe ya Rayon Sport barimo Mike uyu mugabo muramubona umuherwe umugwiza tunga reka mbyite gutyo uyu mugabo aramuzi rigani muri Kigali Universe abantu baramuzi muri team ireberera Bruce Melody ariko no umunyamafaranga cyane akaba umukunzi wa Rayon Sport murabyibuka ko no mu bantu batanze prime ikomeye kuri match ya Kiyovu Sport yararimo no mu batanze prime nubwo ikipe ya Rayon Sport itatsinze match y'i Kigali uyu mugabo yarahari aratanga amafaranga n'umureyo wuzuye arahari Keri Mukandanga arahari Keri yo muri Rayon Sport Keri Abraham urakoze Keri arahari yajyanye na ekipe Furahara hari urumva hari abagabo bitwa ba Bernard na abagabo bafite amafaranga baravuze ati Rayon Sport twizeye ko izabikora reka tuyiherekeze munabyibuka ko hari abagabo b'abafana banyuze hasi n'abamama n'abakobwa bafite umwuka biteguye gusesekara mu kanya no Dar es Salaam bakajya mu mwuka umwe bakazafana ikipe ya Rayon Sport. Ubwo mvuze ko Rayon Sport itari yonyine sibye aba bageze hano mbere hari n'abandi baciye hasi bayobowe na Matici bafite imbaraga mu nzira ngira ngo mwagiye mubona amakuru yabo mu nzira aho bagiye banyura mu bice bya Tanzania berekeza Dar es Salaam umunyatanzania yamenye ko Rayon Sport igiye Dar es Salaam gukina no mu nzira ngo bahasangaga abafana ba Rayon Sport b'abanyatanzania bavuga bati mugende mushyigikire ekipe yanyu atariko natwe bamwe turabareyo tubari inyuma ubwo rero reka nigarukire uyu delegation reka ngaruke kuri iyo delegation ejo yari kumwe na Tade ubwo mite mbijyanira hamwe na ekipe ku isaha y'isa 6 basuwe na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania
General Patrick Nyamvumba arabasura banza kubi excuseaho ko ashobora kuba basuye mu masaha bari bagiye gufata amafunguro ariko avuga yuko byari ngombwa kuko ni ikipe y'u Rwanda n'abanyarwanda n'abana b'igihugu bari mu gihugu cya Tanzania niwe na bagenzi be bari muri ambassade babareberera bagomba kumenya umwuka bajemo bagomba kugira iyo motivation anabemerera yuko hari gukorwa mobilisation ku buryo abafana baba Dar es Salaam b'abanyarwanda bagomba kuhaba bagashyigikira ikipe ya Rayon Sport aho izakinira anababwira yuko nibyo barasitaye Kigali atariko turabizeye n'imbaraga zanyu n'icyo mufite n'icyo muzi ko mugomba kubikora Tanzania kandi turabizeye ko icyo kintu muzagikora aravuga ati mukotane mushyiremo imbaraga agerageza kuba motiva President Rayon Sport Tadia itabisobanura aravuga ati nanjye ubwanjye mpageze narabimusabye ko yadushakira umwanya muto mu afite na utari mwinshi bitewe n'akazi kenshi afite akaza kudusura tukamubwira icyo tuzanye Tanzania nk'abanyarwanda cyitwa insinzi gukora ibishoboka byose tukareba ko twahesha ishema igihugu Tadi aranamushimira Ambassador General Patrick Nyamvumba ababwira ko nibimukundira yagera kuri match ariko afite akazi kenshi ariko niyo ataboneka hari abandi muri ambassade bazaba hari ariko icyo abijeje gikomeye nuko ikigendanye na fans abafana bazaboneka ati yaba bari Tanzania n'abanyu bazabaherekeza ati stade zaba imeze neza cyane irimo abareye ubwo iyo ni inama cyangwa se nicyo gikorwa cyabayeho ku munsi w'ejo ku ikipe ya Rayon Sport cyiza cyane cyanashimishije abayobozi uyu munsi rero habanje kuba icyitwa pre-match meeting ni iki mu maclub hari abagabo ngiye kuvuga bahura na komiseri w'umukino bakagira ibyo baganira ku ikipe ya Rayon Sport muri pre-match meeting itangiye mu kanya ku isaha y'isa yine za Dar bajyanyemo witwa kit manager ndihuta cyane abagiye gusobanura ku bigendanye n'imyenda amenya adversaire azaba yambaye ate twe tuzambara dute abazamu ari igihe ujya kubona bashaka kwambara amabara yisanishije na adversaire ibyo byose bakabyirinda ku buryo imikino nyafurika ntabwo abari local competition igomba kugaragaramo ikinyuranye hakaza team manager abagiye kuganira na komiseri kuri situation y'abakinnyi uko situation zimeze hakaza team doctor abana ashaka kuvuga batese agiye kuvura nde muri pre-match meeting agomba kumenya hafi aho ibitaro biri he paraporo y'aho tuzakinira ku buryo umukinnyi agize ikibazo ambulance twajyana nayo igihe kingana gite kuko umukinnyi agomba kuba hafi aho ngaho hari ubufasha bw'ibanze yabona ntibizaba ariko biraba football nije de contact hakaza media officer ni Ngabo Robin abagiye kutubariza nka timu y'abanyamakuru iri hano Dar es Salaam yaherekeje equipe esa accreditation bazazibona zite esa abafirima barabyemerewe kuko azamizerekana match niba batabyemerewe bizagenda bite kugira ngo babone amashusho ese kwinjira ku kibuga accreditation bimeze bite ese niyihe nizembago abanyamakuru batarenga bimeze bite kuri Chamazi ubwo ibyo ni ibindi byabaye ku mugoroba rero nihuta cyane hari imyitozo ya nyuma y'ikipe ya Rayon Sport mwana bigarukagaho match zaba ku isaha y'isa 12 za Kigali akaba ari samoya za hano Dar es Salaam bazakinira Chamazi ku kibuga gisanzwe gikoreshwa n'ikipe ya Zamu FC gahunda uko zimeze saa 12 saa 2 n'igice saa 2 n'igice abakinnyi bari babyutse kuri Onomo Hotel y'ikipe ya Rayon Sport icumbitse mu kanya saa 6 n'igice za Dar barafata amafunguro kuri Onomo Hotel basubire kuruhuka turaguruka hano Dar saa 11:45 twerekeza Chamazi n'urugendo rw'isaha turi bugero saa 12:45 nyuma y'iminota 15 saa moya zuzuye imyitozo officiel iraza gukorwa n'ikipe ya Rayon Sport iyi kipe abantu baravuga batwenda utsinze muri byinshi ariko se ndani kwa ndani mu kiwanje ikipe ya Rayon Sport imeze ite ikipe ya Rayon Sport yakoze imyitozo ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 4 za Dar es Salaam ubwo ni mu masaha y'isa 3 za Kigali equipe yagaragayemo Emery Bayisenge nkuko mwagiye munabigarukaho we yarari tayari yabonetse mbere y'abandi imyitozo y'i Kigali yarayikoze mbere yuko bahaguruka ari kuitwa Bigirimana Abed yibutse uko rigana mwita bamwita
uriya muhungu w'ifizi bamwita Bigirimana Abedi Lokando. kuko ndashaka kuzajya nsobanura ariko uno bagize imari manu kuvuga uti Lokando n'umpira Bigirimana Lokando. Buri wabo n'ahantu bita ifizi. Buriya muri Kongo bagira n'ibintu bita nyine by'amoko nyine. Bariya n'abana bavuka mu bwoko bw'ababembe babaza umupira mwinshi cyane. Bavuga ko na ba Diamond ari cyo gice begereye n'abantu bagira tara cyane babazi kuririmba no gukina umupira. Babaturiye n'inyanja hariya kabisa ku buryo baba barya amafi cyane. Buri wa Jabedi mu biryo akunda ntiyabura kukubwira gafi n'ubugari. Abedi Lokando. Uyu musore Lokando rero ariteguye cyane, imyitozo ayikoze neza perfect, ajya muri dueli, ajya mu kirere kwa kunda tinda mu bicu, umupira akawutegereza. Aravuga ati imipira y'imiterekano sibye kuba ku makuru hari Youssou Diagne agomba kugaragara mu kibuga, amahirwe menshi we na Emery Bayisenge. Ko twagarutse ku kintu kigendanye na taye. Rayon Sport Kigali yabonye uburyo burindwi bw'imipira y'imiterekano, ndavuga na makona n'amakufra meza bateraga, hakabura umuntu ushobora kudepoza umupira mu izamu. Witwa Youssou Diagne ubushize muri sezi ishize atsinze ibitego 4 by'imipira yo mu kirere. Emery yatsinze igitego mu bitego amaze gutsinda muri Rayon n'igishaka kibe kimwe, ni igitego cy'umutwe mu kirere. Aba bakinnyi ubashize Abedi tuzi yuko ategerereza mu kirere umupira utitaye ku ndesho ye, nawe n'umukinnyi ngo yakoreshejwe muri ubwo buryo cyane ku munsi w'ejo. Bivuga ngo umutoza atangiye kwitegura buri detaye yose yatuma cyura umukino. Ese sibye kuba muri open play twaba beza, ariko se ku makude pieza leta ni turi tayari? Ese defense ni ikeneye umuyobozi nka Youssou Diagne? Ese Emery Bayisenge kuri experience ntabwo akenewe? Izo detaye zose nizo umutoza ari gufunga. Imyitozo yarakozwe ku munsi w'ejo, indi irakorwa kuri uyu munsi ku ikipe ya Rayon Sport. Umva ko Emery yagarutse ameze neza, Beta ameze neza, udahari n'ubundi n'abakinnyi batajyanye na equipe, Dirisa Kuyate ndetse na Rutayizamu Ndikumana Asman bagize ibibazo by'imvune. Abandi bakinnyi bose barahari, umwuka ni mwiza, abakinnyi bafite icyitwa motivation. Ruvuyangana bagenzi bawe, ikipe ya Rayon Sport ifite icyitwa confidence, bafite icyizere, baranezerewe dari, bahoze bambaza bati ibi bitegura tayari kubyogeza. Ndavuga ni nta kibazo, icyo ni cy'abanyarwanda bifuza, ni equipe yasohokeye u Rwanda, nta kibazo na kimwe kuba mwakwitwara neza, ni cy'abanyarwanda bo bifuza, cyangwa se nicyo n'abareyo bifuza kumenya. Ubwo gahunda niyo wenda nagaruka kuri adversaire gato. Wamaye iminota mike. Mugarukeho nari. Mujya kuri Singida gakeya. Reka njye namwe muraza kubigarukaho. Iyi kipe eruka gukina match ya championnat n'ikipe ya KMC. Cyo gihe batsinda igitego kimwe ku busa, igitego cya Anthony Trabi. Uyu musore bamwita Trabi ariko ni Anthony Trabi ariko bakarina bakavuga bati ni Trabi. Ni umusore muhanga cyane, yatsinze igitego kimwe kibari nacyo gitandukanya match. Ariko kuri iyo match hari ibintu bibiri byabaye, ni nayo mpamvu ari iby'ingenzi. Iyi match hari kuba baratsinze ariko umutoza agahindurana equipe mu buryo bugaragara, ngira ngo mwagiye mubibona. Ikipe umutoza yarayihinduye Gamondi cyane cyane ho mwizamu, nibyo wenda nigeze ahindura, yagaruyeho amuzamu n'ubundi Obasogi warinze match y'ubushize bakina n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko barahindura muri defense, bavanamo uyu musore witwa Andesiril Kofi, bazana Kevin Kijil amukina mu mwanya, kurumva bari bagiye batunana effective, bafata uwitwa Muklim bamusimbuza Maurice Chuku. Uyu mugabo bafata na Gadiel Michael Kamagi aza mu kibuga asimbura Nixon Kibabage, bazana Jarijo Abdul bamusimbuza Maruf Chake, Diomande aza mu mwanya wa Keke, maze Mishano nawe aza mu mwanya wa Cham. Bivuga ngo muri match ya championnat barukije abakinnyi, reka mumbwire, Ande Kofi Siril 1, Maurice Chuku 2, Nixon Kibabage 3, Maruf Chake 4, Keke 5 ndetse na Kratos Chota Chama Mwamba wa Rusaka 6. Umutoza avugaga yuko iyi match yifuza kwitsinda KMC, ariko akavuga ko bari bategereje cyane gutegura match y'ikipe ya Rayon Sport, ko twaravuze tuti yaba ari avantage kuri Rayon Sport kuba Singida igiye gukina match za championnat, byibuze byatuma Rayon Sport ifite igihe kinini cyo kwitegura. Ariko bo bakavuga yuko nanone arandi mahirwe umutoza yagize yo gutegura abakinnyi bazatera match y'ikipe ya Rayon Sport ameze neza. Nyuma y'iyo match murabizwe ikipe zatsinze muri Tanzania mu mikino nyafrika,
Mama Samia Suluhu perezida w'igihugu cya Tanzania uri no kwiyamamaza amagingo ya kongera kuyobora iki gihugu hano birashyushye cyane ku muhanda ubona ibyapa n'ibindi yahaye uyu mugabo yitwa Nelson Msingwa. Uyu Nelson Gerson Msingwa ni permanent secretary muri ministeri ishinzwe amakuru, umuco, siporo ndetse n'ubugenge. Amuha miliyoni 5 z'amashiringi ya Tanzania bashyira ikipe yitwa Singida Black Stars. Ariko icyakurikiyeho perezida w'ikipe cyangwa se CEO w'ikipe ya Singida yitwa Jonathan Kasano ku munsi w'ejo yakoze inama n'abakinnyi. Hari ikintu Samira yagarutse abantu bagifata minenegwe cyangwa se ntibajya agaciro. Situation yababayeho bakina na Modern Future. Ngwe perezida CEO w'ikipe ya Singida Jonathan Kasano yabaganirije ngo kuri iyo ngingo iminota 50 nta kindi agarukaho. Aravuga ati burya twasebeje igihugu cya Tanzania kuba twaritwaye neza muri match ibanza, ariko match retour tukinjira muri match mbere tugatsinda igitego mbere, Future Modern ikabona ikarita itukura bakadutsinda binara abakinnyi 10. Ati byatumye abatanzania batatwizera ku buryo naho twanyuraga barakubwiraga ati Singida yishoboraga kuba yayikuramo. Ati si Simba sina Yanga tirakomeye. Atariko ibyo wakozwe ubushize kuri Modern Future. Ati ikipe ikunda gutungura nayo na Simba nako yo nazamu. Ati ukabona hari urwego batarageraho nk'urwa Simba na Yanga. Ani nayo mpamvu Kasano Jonathan CEO w'ikipe ya Singida yatinze kuri iyo ngingo abaganiza abwira ati miliyoni 5 twabonye. Ati dushake n'izindi dutsinde Rayon Sport, ati kuko bizabituganisha muri round ya kabiri twajya no mu matsinda natwe dutangire twizerwe n'abanyatanzania. Icyo ni ikintu yagarutseho. Ariko icyo navuga nanone navuze ku ikipe ya Rayon Sports nabura kubabwira ko Federation y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ifite wihagarariye muri delegation ya Rayon yitwa Desire